abantu bafite impamvu nyinshi arakubwira ati hoya ubuzima akagenda akahugira iyo akibagirwa ko umutima we n'umubiri bigomba kuvugiriza ihoraho impundu, akibagirwa ko agomba kuba mu bikari by'Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu barimo kujya gushaka pastor bikanga, kuko imitima irimo kwifuza kujya mu myidagaduro, mu bindi bintu byo kwinezeza, nyamara ibyo bintu ni iby'igihe gitoya. Yesu ashimwe cyane. Hepfo rero kuri 6 harambwira ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa ufite mu mutima we inzira zigana i Siyoni. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe, ijambo ndarikunda. Uwo muntu ni uhiriwe, uwo muntu ufite inzira zigana i Siyoni mu mutima we, ijambo ratubwira ngo uwo ni uhiriwe, uwo ni uhiriwe. Uyu muntu ufite inzira zigana i Siyoni muri we, nta bindi avanga nabyo, nta bindi ashiramo, nta shari riri muri uwo mutima, nta rwango ruri muri uwo mutima, kuko inzira z'i Siyoni ziri mu mutima we. Ntabwo urwango rwajyamo ngo bikunde, nta shari byajyamo ngo bikunde, nta buriganya bwajyamo ngo bikunde, nta kinyoma cyajyamo ngo bikunde. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo hahirwa uyu muntu ufite inzira zigana i Siyoni ziri mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Ngo hahirwa umuntu, ariko umva uwo muntu uhiriwe, uyu muntu arigwiriye muri wowe. Koko niryo mbaraga, niryo mbaraga. Amen. So nukuvuga ngo rero iki pastor tuganiriza abadukurikira babyumve, ndiyo ndakunganira. Bumve iji mbaraga, bumve uyu mutima ufite inzira zijya Siyoni. So umutima iyo wagize inzira zirarikiye Imana, iyo umutima wagize inzira ziramye Imana, ugwiza imbaraga, kandi izo mbaraga iyo wageze mu gikombe, izo mbaraga zirahagutambutsa. Igikombe cyitwa bwihebe, haleluya, igikombe cyitwa ndababaye, igikombe cyitwa bukene, ndapfuye, iyo igikombe cyitwa rupfu, haleluya, igikombe cyitwa ndarwaye, iyo wageze mu gikombe ufite imbaraga z'umwuka wera, amena, janga byemera, hari imvura y'umugisha, hari imvura imanuka, yamara kumanuka rero ibintu bigaturwe, inzira zikezwa, amina, umunyamahoro akakira amahoro, akaba mu gikombe, ubuzima bugahinduka. haleluya. Iyo dufite imbaraga, pastor, iyo dufite imbaraga tugera ahantu hagahinduka. Nibyo na Yesu, kubera ko uri umunyamugisha, koko hari imbaraga, hari wo wakiriye, hari ijambo ufite, ijambo ritanga ubuzima. Kubera ko uri umunyamugisha kandi uri mu mugambi wihoraho, ntabwo washya, nta nubwo ayo mazi akutembana, nta nubwo cya gikombe kiguherana, kubera ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Ujya kuzamuka ujya imusozi uyu munsi. Ijambo ry'Imana ratubwiye, reka turebe handi 11 hano kuri 11 ego, haravuga ngo ku munsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi, kuko uruta iyindi bihumbi, sorry kuko ni nyari, kuko umunsi umwe mu bikari byawe ego uruta iyindi igihumbi ahandi. Urumva iki Kinyarwanda? Ego, uruta iyindi igihumbi ahandi. Umunsi umwe uri mu bikari, uri mu nzu y'Imana, aho hantu uri biraga ngo wibuke ugaruke, usubire mu nzu y'Imana, usubire mu mahema y'Imana. Ni umunsi umwe wonyine ijambo ry'Imana rikubwiye aho hantu kuhaba, uhakura imbaraga, ukahakura umugisha, ukahakura uburame, ukahakura kubaho ibihe byose. Rero twabakumbuzaga kuba mu nzu y'Imana. Ntabwo twawusomye neza, reka tusomye dusoza. Yego, haravuga bagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana y'i Siyoni. Yego, uyu murongo 8 pastor wabusesengura, usesengure tuwumve. Reka nkubwire, bagenda bagwiza imbaraga, abantu bafite inzira zigana i Siyoni, bagenda bagwiza amavuta. Imvura y'umugisha ye icyambitse ikagwa, ngo bagenda bagwiza imbaraga, bagenda bagwiza imbaraga. Uko nge mwumva, umuntu wese baramukije mwese bakundwa bene data aho muherereye mu bihugu bitandukanye, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti turabaramukije tubiyegereza
muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana. Shalom shalom. Uyu ni wa mwanya mwiza rero w'ijambo ry'Imana tumenyereye kandi namwe mumaze kumenyera w'ijambo ry'Imana. Mbere yanyu murabona umukozi w'Imana si umushyitsi hano, ni umusangwa, ni umwe muri twebwe dufatanyije kwamamaza ishimwe ry'umwami wacu Yesu, Pastor Immaculée. Rero turakwakiriye muri uyu mwanya. Murakoze cyane. Turakwakiriye muri uyu mwanya, turagira ngo tugusengere. Wari umazeho iminsi, wari umaze iminsi kabisa, wari umaze iminsi, ariko Imana turayishimiye ko yongeye kutuguha. Amen. Uyu munsi ukaba twongeye kukubona, ukaba ugiye kuganiriza abatuye isi bose. Amen. Tuvuga abatuye isi bose kuko tubonwa n'isi yose. Rero reka tugusengera Imana iguhe umugisha, ubundi utwinjize mu ijambo Imana yagushyize ku mutima. Amen. Mana turagushimiye kuri mwiza. Urakoze Mana. Turagushimiye kubw'umukozi wawe wagejeje muri uyu mwanya, ugiye kuganiriza imitima y'abantu badukurikiranye bose kuri uyu murongo w'ijambo ryawe. Turasabye kugira ngo umukoreshe ijambo rigiye kunyura muri we, rize ari ijambo risize amavuta, rifashe imitima y'abantu bose bagiye kurikurikirana, kandi rize kubaka imitima y'abantu benshi mu izina rya Yesu. Amen. Amen. So karibu sana mchungaji. Asante. Ni karibu mu ijambo ry'Imana ku meza. Utugeze ijambo Imana yagushyize ku mutima. Murakoze cyane. Asante. Dushimye Imana ko ari nziza. Amen. Reka nongere mbanze suhuze inshuti zacu, bene data muri Kristo Yesu. Amina. Ndabashuhuje mwese mu izina rya Yesu. Amen. Ndashimana ko uyu mugoroba nongeye kuboneka uyu mwanya. Nongeye gushimana ka kandi namwe muri amahoro, ibyo byose muri amahoro. Nimba atari amahoro urayabona, wihangane, mu isi niko bimeze, ariko Yesu ni umwami, aracyari ku ntebe yiwe. Ntabwo igihanguka, ubwami bwa Kristo ntibujya buvaho, kuko yavuze yego ni yego, yavuze na hoya niyo kwizerwa. Nubwo waba utameze neza, ariko ndabizi ko mu kanya cyangwa ejo uzaba umeze neza. Mu isi niko bimeze koko, twambaye umubiri. Rero Imana ikomeze duhana umugisha. Pastor, nongeye kugushimira ko wongeye kumpa uyu mwanya kugira ngo tuvuge gukomera n'imbaraga z'umwami wacu Yesu. Imana rero ikomeze duhana umugisha. Ku batanzi, nitwa Pastor Immaculée, ndi umumama, mfite umugabo n'abana, umugabo umwe, mfite umugabo n'abana n'abuzukuru. Ndashima Imana ko ikindindiye mu buntu bwayo. N'ubuntu, nta zindi mbaraga, n'ubuntu, kuko ijambo rirambwira ko tubishobozwa byose na Kristo, kuko niwe uduha imbaraga. Rero nawe ndabizi ko ajya kushoboza. Imana ikomeze tugirire neza twese. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana rero, tubona hano mu gitabo, muri Zaburi, mu bice 84 ibice. Pastor aratufasha n'ubundi atusomere, arasoma umurongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu, hanyuma simbuka tusomere wa gatandatu kugera ku 8, hanyuma turi busoreze ku murongo wa 11. Aho nyine muri ibi bice niho tugiye gusoma uyu mugoroba. Kandi mukomeze mugubwe neza bene data, kandi Imana izajya ibaha umugisha mwebwe mututega amatwi. Imana ijya ibaha umugisha, kandi koko tubasabira uvuye ku ndiba y'umutima. Yesu akomeze atugirire neza. Karibu Pastor, mutufashe. Asante. Haravuga ngo dusome mu izina rya Yesu muri Zaburi ya 84, uhereye ku murongo wa 2. Uravuga ngo Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe ni n'ay'igikundiro. 3, umutima wanjye urifuza ibikari byawe, ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impundu. 6, yego, hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. yego, hahirwa abafite mu mitima inzira zigana Siyoni. 7, yego, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Ba,
bagihindura ahantu h'amasoko. Murakoze cyane. Imvura y'umuhindo ikacyambika imigisha. Yego. 8 bagenda bagwiza imbaraga. Yego. Umuntu wese we muri bo akaboneka mu maso y'Imana y'Isiyoni. Murakoze cyane. 9 Yego. Uwiteka Nyiringabo, umva gusenga kwanjye Mana ya Yakobo, tegera ugutwi. 10 Mana ngabidukingira, reba witegereze mu maso h'uwasize. 11 Yego. kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi gihumbi ahandi. nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Murakoze cyane. Reka nsubire umurongo wa 11. Yego. Murakomeye. Yego. Umurongo wa 11 tujyane mwese, mufate Bibiliya zanyu tujyane. Uravuga ngo ku munsi umwe, kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi bihumbi ahandi. nakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye, Yego. bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Twongeye kunezerwa cyane kubw'ijambo ry'Imana. Amen. Iyi ni Zaburi ya Dawidi. Iyo bigeze aha rero bituma kubera ibihe, amasaha, ntago bikunda ko twinjira deep kubera ibihe. Ariko muri make dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo, riravuze ngo Uwiteka, ni Zaburi ya bene Kora. Aba bene Kora rero tubivuzeho byagera wa mugoroba, ya masaha yatufata, ariko Imana izajya idufasha umunsi umwe. Noneho rero hano ijambo riratubwiye ku murongo wa 2 ngo Uwiteka Nyiringabo, ngwerega, iri jambo ndarikunda, amahema yawe n'ay'igikundiro, ngo umutima wanjye wifuza kuba mu bikari byawe, ngo ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugirize Imana ihoraho impundu. Haleluya bene data. Reka nkubwire, mu isi muri iki gihe, cyane cyane muri iki gihe, reka tuvuga n'ibiriho pe, kandi koko niko biri, koko ni ibintu bidufasha kuba mu rugendo, kimwe nuko byatukura gukomeza, byatutandukanye no kuba mu rugendo. Dawidi aravuga ngo Uwiteka, ngwerega kuba mu bikari bya, kuba mu nzu yawe, ngo ni iby'igikundiro, kuba mu bikari by'Imana. Iki gihe narimvuze, reka tuvuge ku bintu by'iki gihe. Hari ibintu byinshi biri gutuma abantu bataba mu bikari by'Imana, abantu batajya mu mahema, abantu batajya mu nzu y'Imana. Ni ibintu byinshi cyane, ni byinshi bitewe n'ibihe turimo, ariko numvaga ibi bintu tutajya tubiha umwanya kuko ntibizarangira. Ariko ubwami bw'Imana buzahoraho kandi iteka ryose. Ni ukuvuga ngo iyo turimo gukorera Imana cyangwa kwifuza kuba mu mahema tuhambarira imbaraga, mu mahema tuhakura ukundi kwizera, mu mahema tuhakura ihishurirwa, mu mahema tuhahererwa umugisha, mu mahema ubuzima bwacu burahahindukira, mu mahema ingumba zirahabyarira, mu mahema urushako rwananiranye birakunda, rurahatunganira urwo rushako. Ego, mu mahema y'Imana habamo ibintu byinshi, ibyo ushaka n'ibyo ukeneye n'umugisha ushaka ubikura mu ihema ry'Imana. Ushaka kubaza ngo se ihema ry'Imana ni irihe? Ihema ry'Imana riri muri wowe, mu mutima wawe. Ihema ry'Imana, abantu benshi bitwaje ibihe
nk'ibi tutarabona uko twinjira mu nsengero ubuyobozi butaratwemerera, ariko mu by'ukuri Imana iri muri twebwe. Imana iri muri twebwe, ihema ry'Imana riri mu mitima yacu twebwe. Rero Dawidi aravuga ngo erega ngo kuba mu mahema yawe ngo ni iby'igikundiro. Muri make ni iby'agaciro gakomeye. Tujya dusoma iyi mirongo ariko ntabwo tuyisobanuraho yose. Ni kuba mu mahema y'Imana, kuba mu ihema ry'Imana. Tuhabonera minervale mu kuba mu ihema ry'Imana, kuba mu mahema y'Imana. Kuba mu mahema y'Imana pastor nigeze kuba mu bihe, ariko mu ihema nawe urahageragerezwa nyine, ariko birasaba ngo uhabe. Noneho iyo bisanze utarimo burundu birarangira. Ariko hari igihe byigeze kumbaho, narindi nahuye n'akantu gato, twarakodeshaga batusohora mu nzu, umuntu atucumbikira mu igaraje. Urumva ko nta kundi ko, ariko nza kwibuka ko ngomba kwirukankira nanone mu ihema kugira ngo mbone ko ntakira mu ihema ry'Imana. Mu ihema ry'Imana rero kuribamo, tuhambarira ubundi bwiza, tugambarira ikindi gikundiro, ukahakura wa mutima wari uri muri Kristo Yesu, ukahasanirwa, ukahakura ihumure. Yesu ashimwe cyane. Aha, urakoze cyane. Aho hantu umutima wawe wari wasenyutse, mumbabare kuri icyo kinyarwanda, ariko urongera ukahasanirwa, urongera ukakomera, ukongera, kubera ko uri mu mahema y'Imana. Ni iby'igikundiro rero kuba mu mahema y'Imana, kuba mu nzu y'Imana ni iby'igikundiro. Yesu ashimwe cyane. Ni iby'igikundiro. Umutima wanjye wifuza kuba mu bikari byawe. Yesu ashimwe cyane. Ngo ndetse biwutera kugwa isari. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza impundu. Birashoboka ko kandi ibi bihe bigera kubera, kuba uri umukristo. Banza wumva aha, banza abantu bahashinge umutima bahunze. Umurongo iki cyifuzo cy'uyu mwanditsi, aravuga ngo umutima wanjye urifuza ibikari. Uyu munsi turagira ngo iryo jambo ryaguke. Abantu bifuza akabari kuko bazi ikikarimo, abandi bifuza ibyaha, bifuza kujya gukora ibintu runaka kubera ko bazi nawe ikiwerimo. Ariko icyifuzo cya bene Kora cy'uyu mwanditsi aragaragaza itandukaniro rye n'abandi bari hano hanze. Uwo mutima we hahandi wavugaga dukirira, hahandi dusigira, hahandi twambikirwa imbaraga. Ikomereza aho ngaho. Icyifuzo abantu bose bari kuri iyi cano bakigizeho. Turasaba kugira ngo abantu tugire umutima wifuza ibikari by'Imana. Uyu munsi urabona abantu, icyifuzo cy'abantu pastor muri iki gihe, abantu muri iki gihe kubera umuvuduko w'iterambere n'isi itugejeje ya none, abantu ntabwo bagifite iki cyifuzo cyo kujya mu nzu y'Imana. Icyifuzo cyo kuzindukira mu nzu y'Imana ntabwo bakigifite. Ntabwo abantu batakaje uburyohe bwo mu nzu y'Imana, batakaje bwa buntu bwo kuryoherwa amateraniro. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none hari ikintu cyaje kijya mu materaniro kihasiga inuza, gisa n'igicecekesheje abantu, gisa n'icyambuye, kihambuye ubwiza, kirabujyana. Niyo mpamvu rero usanga abantu aho kugira ngo yifuze ibikari, yajya gukora siporo cyangwa akajya mu myidagaduro yiwe, yajya kwikorera ibindi bimureba cyangwa akabyuka ajya gukora ibindi. Ariko umutima w'abakristu beza bafite inzira zijya Siyoni bazindurwa no kwifuza ibikari by'Imana. Nakunganiraga gatoya. Hano aravuga ngo umutima wanjye ngo wifuza kuba mu bikari byawe. Noneho aravuga ngo kandi bikawutera kugwa isari. Noneho aravuze ngo umutima wanjye n'umubiri wanjye ngo bivugirize uhoraho impundu. Byose bigize umuntu, ibingize njyewe bivugirize ihoraho
impundu. Yesu ashimwe cyane. Rero uyu mwanditsi aba bene Kora ntabwo bifuje ibi bintu kubera ko batafite ibindi birimo kubakurura, bishaka kubakura muri aya mahema, bishaka gutuma imitima itavugiriza Imana impundu, bishaka gutuma ngo umutima ntiwifuze kuba mu bikari. Ibyo bintu byari bihari, ariko muri iki gihe abantu bafite impamvu nyinshi. Arakubwira ati hoya ubuzima, akagenda akahugira iyo, akibagirwa ko umutima we n'umubiri bigomba kuvugiriza ihoraho impundu, akibagirwa ko agomba kuba mu bikari by'Imana. Niyo mpamvu rimwe na rimwe abantu barimo kujya gushaka pastor bikanga, kuko imitima irimo kwifuza kujya mu myidagaduro, mu bindi bintu byo kwinezeza, nyamara ibyo bintu ni iby'igihe gitoya. Yesu ashimwe cyane. Hepfo rero kuri 6 harambwira ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa ufite mu mutima we inzira zigana i Siyoni. Yesu ashimwe cyane. Yesu nashimwe, ijambo ndarikunda. Uwo muntu ni uhiriwe, uwo muntu ufite inzira zigana i Siyoni mu mutima we, ijambo ratubwira ngo uwo ni uhiriwe, uwo ni uhiriwe. Uyu muntu ufite inzira zigana i Siyoni muri we, nta bindi avanga nabyo, nta bindi ashiramo, nta shari riri muri uwo mutima, nta rwango ruri muri uwo mutima, kuko inzira z'i Siyoni ziri mu mutima we. Ntabwo urwango rwajyamo ngo bikunde, nta shari ryajyamo ngo bikunde, nta buriganya bwajyamo ngo bikunde, nta kinyoma cyajyamo ngo bikunde. Yesu ashimwe cyane. Aramubwira ngo hahirwa uyu muntu ufite inzira zigana i Siyoni ziri mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Ngo hahirwa umuntu, ariko umva uwo muntu uhiriwe, uyu muntu ufite inzira zigana i Siyoni muri we ni umunyamugisha. Ariko aho ngaho ukiri aho ngaho, urabona aha ngaha Bibiliya iratwereka aba baramyi, iri ni itsinda ry'abaramyi bafite inzira zijya Siyoni. Noneho mu mitima y'abantu tubihuze n'ibiriho, tubivane mu zagihe, tubishyire mu gihe turimo. Uyu munsi abasore n'abakobwa nibagigira inzira zijya Siyoni, ari handi twavuga mu ihema ry'Imana. Abenshi bafite inzira zisanga benshi muri za geto. Nibyo bibazo, nibyo byabaye. Inzira zijya gusura bagenzi babo muri za geto, inzira zijya mu tubari, bafite inzira z'imitima zigana mu byaha, bafite inzira z'imitima zigana mu rumogi, bafite inzira z'imitima zigana mu bugambane n'ubundi. Icyifuzo cy'uyu muntu rero kigaragaza umutima wahindutse, wanamaze kumenya agaciro kari mu ihema, n'uburyohe buri mu ihema, n'ubuzima buri mu ihema. Bibiliya iravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Iryo jambo rirafashe cyane. Umuntu ugufitemo imbaraga, ngo hahirwa umuntu ufite inzira zigana i Siyoni mu mutima we. Yesu ashimwe cyane. Hepfo haravuze ngo iyo anyuze mu gikombe cyitwa Baka, agihindura ahantu h'amasoko. Ntabwo hamuhindura iyo ageze muri bya bihe bigoye birimo kunaniza abantu bakagwa, biri gutuma abantu bava mu masezerano, biri gutuma abantu bibagirwa ibyo Imana yabakoreye. Iyo banyuze aho hantu, iyo anyuze muri ibyo bintu nawe wagezemo, ntabwo bimuhindura ngo bimuherane muri cya gikombe, muri bya bibazo, muri bya bigeragezo. Yesu ashimwe. Aho kugira ngo bimuhindure, we arabihindura. Ubuzima bwe butuma aho hantu icyo gikombe gihinduka. Reba igikombe kuhinduka kubera umwanzuro wahafatiye. Yesu ashimwe cyane. Kubera ko ariko basa ubishobozwa nuko ufite imbaraga. Hahirwa, ijambo ratubwira ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga. Winjira muri icyo gikombe rero ufite imbaraga z'umutima. Abantu badukurikirana niba byumve neza. Yesu ashimwe cyane. Abafite imbaraga mu mutima we zituma agera muri cya gikombe akahahindura ahantu h'amasoko. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe urugero rutoya. Pastor, igikombe nta kintu cyiza kibamo. Igikombe nta kintu kibamo, nta na kimwe cyiza kibamo. Ni ukuvuga ngo birashoboka kuba nawe hari ubuzima urimo bumeze
umeze nk'aho uri muri icyo gikombe. Hari ibikombe bitandukanye, mu gikombe nta kintu cyiza kibamo, ariko ahantu ntihagomba kukwihebesha, ntihagomba kugukuramo kwizera, mbese mu ncamake, muri make ntihagomba kugutandukanya n'urukundo rw'Imana, ntihagomba gutuma utajya mu mahema y'Imana, ntihagomba gutuma umutima wawe utifuza kuba mu bikari by'Imana. Icyo gikombe, buri muntu afite igikombe cye, buri muntu afite igikombe kirimo kumuzunguza, kirimo kumucisha hirya no hino, ariko ndagira ngo nkubwire ngo aho hantu ugomba kuhahindura ahantu h'amasoko, uharirimbira indirimbo nshya aho hantu, ntihakuhindura, ahubwo wowe uhahindure. Ijambo ry'Imana rambwira ngo ariko uyu muntu agomba kuba afite imbaraga z'umutima. Yesu ashimwe cyane. Akaba afite inzira zigana i Siyoni muri we, kuko ushobora kugera muri icyo gikombe urimo kikakunyunyuza burundu, ukanahapfira. Mu gikombe ni habi. Nubwo yego Zaburiya ya 23:4 aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, yego, sinzatinya ikibi cyose, ngo kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Ununganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Usize amavuta mashya, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya kuko ndi kumwe. Haleluya. Wari uri mu gikombe rero, Mwuka Wera azanye cyane kugira ngo tubihuze, abantu bumve yuko mu gikombe iyo ufitemo imbaraga. Iyo tuvuga imbaraga, ni uko ubuzima bwawe mu mutima bugwije ijambo ry'Imana rigwiriye muri wowe. Koko niryo mbaraga, niryo mbaraga. Amen. So nukuvuga ngo rero iki pastor tuganiriza abadukurikira babyumve, ndiyo ndakunganira, bumve iji imbaraga, bumve uyu mutima ufite inzira zijya Siyoni. So umutima iyo wagize inzira zirarikiye Imana, iyo umutima wagize inzira ziramye Imana, ugwiza imbaraga, kandi izo mbaraga iyo wageze mu gikombe, izo mbaraga zirahagutambutsa. Igikombe cyitwa bwihebe, haleluya, igikombe cyitwa ndababaye, igikombe cyitwa bukene, ndapfuye, iyo igikombe cyitwa rupfu, haleluya, igikombe cyitwa ndarwaye, iyo wageze mu gikombe ufite imbaraga z'Umwuka Wera, amena, byanga byemera, hari imvura y'umugisha, hari imvura imanuka, yamara kumanuka rero ibintu bigaturagura, inzira zikezwa, amina, umunyamahoro akakira amahoro, akaba mu gikombe, ubuzima bugahinduka. Haleluya. Iyo dufite imbaraga, pastor, iyo dufite imbaraga tugera ahantu hagahinduka. Nibyo, nicyo cyerekana agaciro k'amavuta, agaciro k'umunyamugisha iyo ageze ahantu. Amena. Iyo wageze ahantu uriho inzira zigana Siyoni, ufite igicaniro cyo kuramya Imana muri wowe, ufite igicaniro cyumva Imana muri wowe, iyo ugeze ahantu kubera ubuntu bw'Imana bukuriho, igikombe kirahinduka ahantu h'amasoko, aho hantu buri muntu wese akanywera ku gikombe, anywa ku gikombe. Komereza aho ngaho, urakoze cyane Imana. Haleluya, haleluya. Ndafashije iri jambo, ndarikunda kuko buri wese agira igikombe acamo kugira ngo uzamuke ujye imusozi. Buri muntu wese aba afite igikombe abanza kucamo, yanze bikunze ubanza kugicamo, hanyuma iyo wagwije imbaraga ukivamo neza. Iyo utagwije imbaraga z'ijambo, aho hantu ushobora kuhagwa, ariko Imana ishimwe koko ntuzahagwa. Uyu mugoroba urimo urumva ijambo ry'ubuzima, ijambo ritanga ubuzima, ijambo rituma wongera kubaho. Kandi rero uyu mugoroba urava mu gikombe, kandi nimba ukikirimo, hambarira imbaraga, utegereze Uwiteka, kuko ijambo rirambwira ngo erega ni umutima wanjye wifuza kuba mu bikari byawe. Aho niho ubanza gukura imbaraga, ntabwo kuba mu bikari byawe, aho utekera isombe, aho utekera bwa bugari, ntabwo ariho wifuza kubaho. Yaho hantu buharitse, wifuze kuba mu bikari by'Imana, niho wambarira imbaraga, kugira ngo nugera kuri wa munsi ugeze muri cya gikombe, aho hantu uzahindura ahantu h'amasoko, kuko hari umunsi uzazamuka ukava mu gikombe
gikombe, ukajya imusazi, ukongera ukagaragara, ukongera ukavuga, ugatanga ubuhamya bw'ukuntu wavuye muri cya gikombe, kuko uzaba wahahinduye ahantu h'amasoko. Wari ugiye kuvuga ute basi? Urabona uranyuzuza, uratangira kuvuga ngo ndayishura. Amina. Umurongo wa 7 ndagira ngo dusesengure umurongo tubanze tuwutindeho, kumva icyo hawo. Haravuga ku murongo wa 7, haravuga ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa ba, bagihindura ahantu h'amasoko. Iri jambo dore kuntu ryumva. Umuntu wasizwe uri mu imbaraga z'Imana, iyo anyuze mu bihe ntabwo bimuhindura, ntabwo bimuhera, ahubwo niwe ubihindura. Iyo umuntu, Bibiliya ivuga kuri Kuro na kuri Yakobo, iravuga ngo Yakobo we, nunyura mu muriro ntabwo uzashya, nunyura mu mazi ntazagutembana. Aba bantu rero, iyo umuntu wagize inzira zigana Siyoni, iyo wanyuze mu gikombe cy'amazi agutembana, ntabwo agutembana. Iyo wanyuze mu muriro ntagushya. Iyo wanyuze mu bukene ntabwo ari karande ku buzima bwawe, ubukene uzabuvamo. Iyo wanyuze mu bushomeri ntibisobanuye ko akazi utazagakora. Iyo wanyuze mu gihe cyo gutinda kubyara ntabwo bisobanuye ko utazabyara. Iyo wanyuze mu gihe cyo gukodesha ntabwo bivuze ko utazubaka iyawe. Iyo ndaryumvise ijambo naryo nafashijwe ku izina ry'Imana. Iyo wanyuze ntabwo bivuze ko nshobora kuba nanyuze muri ibi, bivuze yuko nafite amahirwe yanjye ya kabiri. Arahari. Amahirwe ya kabiri arahari. Rero uyu muntu wagwije imbaraga, uyu muntu wagwije imbaraga z'umwuka we, uyu muntu wagwije ijambo ry'Imana, uyu muntu ufite igicaniro cyo kuramya Imana, gitekereza Siyoni, gitekereza mu ihema ry'Imana, cyifuza mu ihema ry'Imana. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa ba, ngo bagihindura ahantu h'amasoko. Kandi ngo imvura y'umuhindo ikacyambika umugisha. Niyo mpamvu tugenda turi abanyamugisha. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo Pawulo yaratwandikiye avuga ngo dutekerezwa nk'abatazwi, ariko turi ibirangirire. Ngo dutekerezwa uriho, ntabwo dupfuye. Ngo dutekerezwa nk'abantu batagira ibintu, ngo nyamara dutungishije benshi. Ni ukuvuga ngo turiho umugisha, nubwo isi dushaka ibigaragara n'ibiboneka, ariko turi abanyamugisha. Kubera iki? Komereza aho ngaho agatoki ibuze. Oya, tukariho pasi, Imana igumugisha, turafatanyije. Noneho hari ijambo ry'Imana ritubwira neza kuri ba Daniyeli, babashugunya muri rya tanura ry'umuriro. Ariko reka nkubwire, barigezemo. Nk'uko tubwiye ijambo ry'Imana ngo uzanyura mu mazi ntazakutembana, ariko uba wayakandagiyemo neza. Ariko aho hantu Imana ikahakurinda. Ariko iyo wagwije imbaraga z'umutima, iyo unyuze mu muriro rero ntabwo ujya ushya kuko uri kumwe na Yesu, kubera ko uri umunyamugisha. Koko hari imbaraga, hari iwe wakiriye, hari ijambo ufite, ijambo ritanga ubuzima. Kubera ko uri umunyamugisha kandi uri mu mugambi wihoraho, ntabwo washya, nta nubwo ayo mazi akutembana, nta nubwo cya gikombe kiguherana, kubera ko hari icyo Imana yakuvuzeho. Ugiye kuzamuka ujya imusozi uyu munsi. Ijambo ry'Imana ratubwiye, reka turebe handi 11 hano kuri 11. Ego haravuga ngo ku munsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi, kuko uruta iyindi bihumbi. Sorry kuko ni nyari kuko umunsi umwe mu bikari byawe ego uruta iyindi igihumbi ahandi. Uruta iki Kinyarwanda? Ego uruta iyindi igihumbi ahandi. Umunsi umwe uri mu bikari, uri mu nzu y'Imana, aho hantu uri imbere y'Imana, hahandi wambarira imbaraga, hahandi ugenda ukamara iminota itarenze 40. Hahandi abantu bagenda bagakora twibature. Kuhaba umunsi umwe biraruta indi minsi igihumbi ahandi hanze. Ariko tuzajya ahandi ni mu by'isi, ni kwa kundi ahandi ni muri bya birori ariko ahandi ni mu byaha. Ahandi ni mu byaha. Ariko kuba mu nzu y'Imana uyu munsi umwe, reba iminsi igihumbi,
ureba ukuntu Imana ibifata ariko twabihaye agaciro abakozi b'Imana abantu badukurikiye umugoroba tubiha agaciro kuba mu nzu y'Imana umunsi uyu mureke twongere tusubire ku isoko twifuze kuba mu bikari twifuze kuba mu mahema y'Imana erega mu mahema y'Imana niho tutwikirirwa ubwiza niho tujya tukura urukingo rudukingira ugasanga wowe ntumeze nk'abandi abandi barataka ukumva bafite amahoro ibyo byose tubikura mu bikari by'Imana ijambo ry'Imana ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe wonyine biraruta kuba handi imyaka utekereza imyaka igihumbi yemwe ndagira ngo mbakumbuze kuba mu nzu y'Imana njya ngo mbakumbuze kuba mu bikari by'Imana kuba mu mahema y'Imana Yesu ashimwe cyane iyo ubukwe bwawe buhora bupfa ukaba mu bikari by'Imana umunsi umwe wanyine uhava hari undi muntu Yesu ashimwe cyane uhava bwa bukwe wa wundi wari wabyanze bwa bukwe bwari bwapfuye uhava hari telefone ikuhamagara ikubwa ngo ndabyemeye noneho kuko wabaye mu bikari by'Imana kuko wabaye mu nzu y'Imana umunsi umwe ijambo ratubwiye ngo umunsi umwe tukuba ngo biraruta kuba ahandi imyaka igihumbi uha agaciro kuba mu nzu y'Imana ndagira ngo nkukumbuze kuba imbere y'Imana nkukumbuze kuba mu bikari nkukumbuze kuba mu ihema ry'Imana nkukumbuze kuba iruhande rw'Imana mu minsi yose ufite fata umunsi umwe fata ibirisi fata ingahise noneho byaba akarusho byo kuba mu nzu y'Imana byo kuba mu bikari by'Imana wongere uyibwire ngo Mana nyambika imbaraga umutima wanjye wambika imbaraga ungwizemo ijambo ryawe unguzemo imbaraga z'umwuka w'Imana kugira ngo ningera hariya hantu nari nkene kubwirwa ijambo ryiza nkabwirwa ribi nkomere ntegereje ko nongera ya mahirwe yanjye kabiri yongera kandi kugaruka Yesu ashimwe cyane mu bikari by'Imana ingo zirahubakirwa mwa bantu mwe imiryango ingo zirimo kusenyuka iyo uri mu gikari bikari by'Imana ntabwo urugo rwa rusenyuka ariko si bivuze ngo ntabihari ibirusenya birahari byinshi cyane byinshi biruhiga Satani yanga umuryango nicyo ashaka kubwira ariko iyo ufata umunsi umwe ukaba mu ihema ry'Imana Imana irongera ikarwubaka rukongera rukaba urugo rwiza rukongera rukaba urugo rw'amahoro rukaba urugo rwifuzwa ukongera ukabwirwa ijambo ryiza ukongera ukabwirwa ijambo ry'ihumure Yesu ashimwe cyane iyo mvuze gutyo mpite nibuka ibintu byinshi mba mfite ubuhamya bw'ibintu byinshi ariko nukuri uko niko kuri bene data mureke twongere twifuze kuba mu bikari by'Imana ese iyo naba mu bikari by'Imana nari kuguma mu igaraje y'abandi se bikakunda iyo garaje nayo nayibayemo umuryango wanjye wose ariko nyine urumva twabuze ubukode ariko pastor Imana ni nziza narindi muri icyo gikombe cyo kuba mu igaraje n'umuryango wose ariko Yesu ni umwami naganireka nirukanyira mu mahema yihoraho nongere nyihamagare ndagira ngo mbabwire ngo uyu munsi siko biri Yesu ashimwe cyane ntago nawe urabibona kameme urabireba ntabwo tukiri muri cya gikombe Yesu yadukuye mu gikombe haleluya ariko najya ngo nkubwire nkukumbuze kuba mu bikari by'Imana kuba mu mahema y'Imana aho honyine niho dukura ubutsinzi aho niho dukura ibintu byose twabuze ahantu niho dukura ibintu byose dukeneye ahantu niho dukura ubuzima dushaka kubamo kuba mu nzu y'Imana kuba mu bikari by'ihoraho rero ni ukuri Imana ibahereza umugisha nabifurizaga umugoroba kuba mu bikari by'Imana reka tuwusome tuwurangize haravuga ngo nakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye yego bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha ahandi turabo wabyumvise yego koko umurongo wa 11 twari tutawusomye ngo tuwurangire haravuga ngo kuba mu bikari byawe bindutira iyindi gihumbi ahandi ngo nakunda guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha yego urumva rero abantu bidagadurira mu myidagaduro hanze yo kujya gushimisha imibiri yabo icyifuzo cy'uyu mwanditsi aravuga ngo kuba mu bikari by'Imana
aravuga ngo guhagarara mu muryango w'inzu y'Imana yanjye yego bindutira kuba najya mu mahema y'abanyabyaha kuko nayo arahari hari amahema y'abanyabyaha kandi ariho ahandi hanze batubwiraga uvuga ngo ni mu byaha hanze ni mu byaha yego ahandi ijambo ry'Imana rivuga ni mu byaha yego aho usanga abana batoya bambaye za mukundawutu urumva ibice by'umubiri babishyize hanze Imana itubabarire usanga abana ngo bagiye kwidagadura ugasanga rwose ugasanga bazinyoye ahubwo nizo zabanyoye zabishe zabishe kabisa ku buryo ugasanga baragonga za borodire z'umuhanda turagira ngo rero tubakangurire ko bahinduke bakira agakiza bahinduke bakira agakiza bazajya bakura umunezero bazajya gushakira umunezero no kwidagadura mu nzu y'Imana muri aya mahema ahangaha uyu mwanditsi arimo kuvuga muri aya mahema niho tukura izo mbaraga zatuma utsinda ibyo bintu byose biri kugutwaza igitugu urarara ijoro uri umwana w'umukobwa urarara ijoro uri umusore w'igikundiro Satani yakutesheje agaciro yakufatiye igihe koko hoya garuka reba ukungana urebe igihagararo cyawe urebe ukuntu usa n'Imana urebe ukuntu inakukunde kakurindira twakwibwiraga ngo wibuke ugaruke usubire mu nzu y'Imana usubire mu mahema y'Imana ni umunsi umwe wonyine ijambo ry'Imana rikubwiye aho hantu kuhaba uhakura imbaraga ukahakura umugisha ukahakura uburame ukahakura kubaho ibihe byose rero twabakumbuzaga kuba mu nzu y'Imana ntabwo twawusomye neza reka tuwusomye dusoza yego haravuga bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana y'Isiyoni yego uyu murongo w'umunani pastor wabusesengura usesengure tuwumve reka nkubwire bagenda bagwiza imbaraga abantu bafite inzira zigana Isiyoni bagenda bagwiza amavuta imvura y'umugisha ye icyambitse ikagwa ngo bagenda bagwiza imbaraga bagenda bagwiza imbaraga uko njye mwumva umuntu wese wo muri bo akaboneka mu maso y'Imana Isiyoni ariko bagenda bagwiza imbaraga ni ukuvuga ngo kuba mu ihema kuba ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo iyo uri mu ihema ry'Imana aba bantu ntibajya bananirwa ntibajya baruha ntibajya bacogora aba bantu baba mu mahema y'Imana ngo bagenda bagwiza imbaraga ntago bajya bananirwa ngo bagwe ntago bajya bananirwa ngo bifuze ibyo hanze ntago bajya bananirwa bavuge ngo biracitse bo bagenda bagwiza imbaraga bagenda bagwiza imbaraga mu bihe bibi bakaba bafite imbaraga mu bihe bigoye bakaba bafite imbaraga mu bihe abandi barimo kuvuza induru bo bakaba bafite ibyiringiro bo ntibajya bacika intege bagenda bagwiza imbaraga uko bwije n'uko bukeye niko ijambo ry'Imana ritubwiye 8 umuntu wese wo muri bo uboneka mu maso y'Imana Isiyoni uwo muntu agenda agwiza imbaraga uko bwije n'uko bukeye kuko ijambo rigarira bitubwira pastor ijambo ry'Imana ritubwira ngo nta muntu n'umwe uzakorwa n'isoni mu bayitegereza ntawe uzakorwa n'isoni ni ukuvuga ngo nawe iyo uyishaka hahandi abandi bananirirwa ntabwo hananirirwa iyo abandi ngo ziri kusenyuka urwawe rurakomera iyo abandi bashonje wowe uba ufite abakwibuka iyo abandi barwaye iraza ikakubera ingabo ikukinga kuko uhora mu maso yayo Isiyoni. Yesaya rero bivuga mu gice cya 40 umurongo wa 30 aravuga ngo abasore b'imigenda urakoze cyane abasore b'imigenda bazacogora baruhe n'abasore bazagwa rwose yego ariko abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya bazatumbagira mu kirere bagurikisha amababa nk'ibisiga bazirukanka be kunanirwa bazagenda ntibazacogora nagira ngo nkungane abo bantu iri jambo umurongo w'8 tubwira abakuzi b'ijambo muri iki kiganiro turi turahana ijambo ry'Imana turunganirana kugwiza imbaraga ntago izi mbaraga ziboneka mu ihema ry'ibonano ziboneka ku mutima w'umuntu ushaka Imana
umutima ushaka imana ugenda ugwiza imbaraga. Iyo washatse imana ukayishakana umwete n'ubwenge bwawe bwose, ubuzima bwawe buzagenda bugwiza imbaraga. Uzagenda ugwiza imbaraga mu buryo bwo gukunda ijambo ry'Imana. Uzagenda ukura buri tape, uzagenda uva mu bwiza ujya mu bundi. Rero abategereza imana bayishaka bafite inzira zigana Siyoni, bajya mu ihema kuramya Imana, barutisha uwo mwanya kujya mu yindi myidagaduro, barutisha uwo mwanya kujya mu bindi byo kwinezeza by'umubiri. Wowe ukavuga uti akanya ko nkabonye reka ncomoke njye kuramya, gakanya nkabonye reka njye mu ihema njye gupfuka amasenge. Uwo mutima ugira ayo mahitamo meza, Bibiliya avuga ngo bene uwo muntu iyo yanyuze no mu gikombe cyitwa Baka, uwo ngo imvura y'umuhinde izacyambika umugisha, bazagenda agwiza imbaraga, kandi umuntu wese azaboneka mu maso y'Imana y'Isiyoni. Rero turifuriza abantu muri uyu mugoroba kugira ngo bambikwe imbaraga zimeze nk'iz'ikizu, ngo bazagende ntibazacogora, bazagurukisha amababa nk'ibisiga, bazahabwa imbaraga nshya. Bamwe bazagwa, Bibiliya n'abateganya, hari abazagwa, hari abazabivamo, hazaba bazagira amahitamo. Niko Yesaya yahanuye ngo ariko abategereza Imana bafite inzira bazambikwa imbaraga zo gusigwa, bazasigwa n'umwuka wera, bazagwiza ubwenge, bazagwiza amavuta, bazagwiza igitinyiro, bazagwiza kwihangana, bazagera mu masezerano bataguye isari. Siyoni bazayigeramo neza mu izina rya Yesu. Amina. Ijambo ry'Imana hano riduhaye urugero rwiza bivuga ku basore, ngo abasore b'imigenda kuko batafite ijambo ry'Imana bazagenda baruhe, ngo ndetse bazanagwa rwose. Noneho batanze urugero ku basore bafite imbaraga, ariko abafite ijambo ry'Imana bazagenda bekuruha, ngo ntabwo bazananirwa ntabwo bazacogora, kuko bazaba bambitswe imbaraga nshya. Umugoroba turakwifuriza kwambara imbaraga nshya z'umutima, wongere wambare imbaraga nshya, uhaguruke mu izina rya Yesu. Uwiteka gusura gufata ukuboko akuhagurutse aho hantu uri, muri ibyo byose urimo, muri icyo gikombe urimo, Uwiteka hakusanga akuhagurutse, akwambika imbaraga, yohereze marayika hakukura aho hantu mu izina rya Yesu. Ibyo tukwifuriza umugoroba, Imana ikomeze ibahe umugisha. Turagira ngo tugushimire, iyo tuganye ku musozo, turagira ngo muri aka kanya hari umuntu twumvishije akaba ashoboye kuba agiye gufata icyemezo cyo kwakira agakiza. Mu munota umwe n'igice murakoze cyane, mwatuze dusoze dushimire abantu ko iri jambo bagiye kurihanahana bakariha abana. Imana ibahe umugisha cyane. Turanezerewe umugoroba. Mwebwe rero murimo kutwumva kugira ngo wambare imbaraga, ni ukwakira umugabo utanga imbaraga, akaba muri wo mukabana, mukagendana, mukaryamana, mugasohokana, ahantu hose ugiye mukajyana. Rero reka tumuguhereze, tumuguheshe. Bwana sifiwe sana. Zamura ukuboko kwawe kw'iburyo, zamura indyo usubiremo ngo Mwami Yesu, kuri uyu mugoroba numvishije ijambo ryawe, ijambo riransinze, numvishije ukuri kw'ijambo. Kuva uyu munsi ndakwakiriye, twakwakiriye mu mutima wanjye. Uzumbere umwami, uzumbere umukiza, uzunyobore. Kuva none mbaye umwana wawe. Kuva uyu munsi amazina yanjye uyandukure mu gitabo cy'abarimbuka, uyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho cy'abazakubona Yesu. Vuga ngo urakoze ko kubikoze kandi ubyumvishije mu izina rya Yesu. Amen. Reka tumusengere. Uwiteka Nyiringabo, tukweretse uyu mukobwa, umumama, umupapa, umusore, umusaza cyangwa umukecuru. Ijambo ryawe riravuga ko twese turi abana bawe. Ndabasabiye imbaraga mu izina rya Yesu, ubakomereze mu mbaraga zawe Mwami, kubera ko uru rugendo iyo twakwakiriye ni urugendo runini muri iyi si tuba dufite, rurasaba ko haraba imbaraga zivuye mu ijuru. Ubambike imbaraga mu izina rya Yesu mu rugendo rwabo Mwami. Nibaguhamagara ubitabe, Mana nibagukenera ubatabare, kuko ni wowe umutabazi iminsi yose. Turabashinganishije mu maraso yawe, tubatuyeho amahoro n'umugisha no kubaho no kurama mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha bene data. Arakoze pastor, arakoze kutugaburira neza. Mufashe tumushimire, tuvuge ngo rwose uzajya uhora ugaruka hano kuri channel. Ufite ijambo ryiza ry'imbaraga kandi ijambo ryawe
Imana ikunyujijemo turishimiye Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Imana iguhe umugisha, tureba tugushimire, tuzaba tugushimira amen umuhate wawe. Mu by'ukuri uyu mubyeyi aturuka kure, koze Imana aba yaje hano kugira ngo abagaburire. Rero nizere ko ubutumwa bwe uyu munsi aduhaye, hanyuma mu bwemere, mu bwumvire, hanyuma noneho mubone umugisha uturuka muri ko. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge dusoza. Mana, mu izina rya Yesu dusabiye umugisha umukozi wawe, dusabiye umugisha udufata amajwi n'amashusho, dusabiye umugisha igihugu cyacu, dusabiye umugisha itorero ryawe, dusabiye umugisha buri umwe wese dukurikira kuri murongo wa Gikristo. Mana, habwe umugisha, kandi izi mbaraga tubonye mu ijambo ryawe, uyu mutima n'ubushake n'ubwitange, reka byongere bisubire mu mitima y'abera, basubirane umutima w'inzira zigana Siyoni, basubirane inyota yo kurutisha amateraniro, kuyirutisha ibindi byose, maze bakomeze bagwizweho amavuta yawe, bagwizweho imbaraga, bagwizweho ubushobozi bwo guhora batsinda ibyabatsindaga, kandi umugisha bubakurikirane mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Shalom, shalom. Turabakunda. Imana ibagirire neza. Amen. Amen.